Hey everybody, abadukurikira mwese aho muri hose hirya no hino mu Rwanda, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse no ku isi yose. Bamwe bari muri diaspora, turabakunda mwese kandi turabakunda cyane, wherever you are, nko muri hose twebwe turabakunda n'ukuri. Hanyuma rero jyewe ndi wa muhungu wanyu Cyogere Ecole Super Artist Demagengtizaho, tusanzwe tumenyeranye mbacurangira umuziki, mbakinira guitar hano kuri Sun TV Rwanda online. Ariko uyu munsi wa none ntabwo aricyo cyangaruye ahangaha, ahubwo uyu munsi wa none jyewe naje kuganira namwe, naje kubaganirira no kubatera story za zindi zatari, za zindi zo kugira ngo mwishime mugubwe neza. Hanyuma rero kubatarakora subscribe, mukande subscribe kuri YouTube yacu hano kuri Sun TV Rwanda online. Hanyuma abakoze subscribe namwe turabashimiye kuko muri abantu b'agaciro, muri n'abantu b'ingenzi, kandi ibintu byacu bibageraho karindwi kuri kagenzi kakoye. Hanyuma rero turasuhuza mwese abo hirya no hino mu mpande zitandukanye z'igihugu, ko mudukunda, ko mutwereka ko mudukurikira karindwi kuri kagenzi kako, niko natwe tubazirikana, hanyuma tukabagezaho ibyiza byinshi kandi bitandukanye. Uyu munsi nje kuri story ya hatari. What? Nje kubabwira ko story iteye cyane. Umunsi umwe umugabo yakundaga ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyane, akabikunda cyane, ariko cyane bya hatari, kuri rwa rwego rwo hejuru, hahandi bagiye mu murima n'umugore, bagera mu murima bagahinga, bageze hagati umugabo ati ko nshaka bya bintu byacu bimeze bite? Umugore akamubwira ati wa mugabo we, kubona turi mu murima, kubona rwose tukirimo duhinga, kubona tutarabona umubyizi, bimeze bite? Umugabo akamubwira ati madamu jyewe nagushatse, gukunze kandi nagushatse, uzi neza icyo ngushakiye, fasta hasi umwanya mu murima. Bakaba bari yaranjije nyine nuko nguko. Hanyuma baba barimo bagenda gutya, urabizi ko mbere nyine amazi ataraboneka, ubu ngubu twagize amahirwe, amazi yageze mu midugudu, ibintu byararyoshye, ibintu ni umuderi. Nuko baba barimo bagenda bagiye nko kuvoma, nyine kera tukivoma ipfingi yo mu migezi, bakagenda mu gihe bageze ahantu barenze kubana bahati reka madamu jyewe nagushatse kugira ngo ndyohereze ubuzima, nagushatse kugira ngo ngwe neza, madamu jyewe ibintu byanjye, icyo nagushakiye ibintu byanjye, mpereza ibintu byanjye. Fasta aho ngaho mu rya agoronomo bagahita babirangiza. Nuko uko iminsi igenda yicuma rero, baje kubyara akana barakabyara, kageza mu myaka nk'itatu n'itanu. Ariko iyo umugore yajyaga iwabo ntabwo yajyaga asiga umwana we, yaravugaga ati wa mugabo we, agasiga umwana we. Hari ukuntu rero ntasiga umwana we, akamujyana iwabo, hanyuma akazagaruka agasanga umugabo nyine ariko yarambiwe koko, akavuga ati wa mugore we, kuki ugenda ugatindayo? Ubu ugira ngo bigende bite? ugira ngo nzashaka undi mugore? Ese ugira ngo nzajye gushaka hanze hirya no hino, njye kurindaya, njye kugira nte? Nuko akana kageze mu myaka 5, umugabo aravuga ati rero madamu, nkuko bisanzwe rero ugira uzagende mu rugo, ugende ujye guhinga, ujye kugira, turabizi ko hari uburyo bagore nyine, umugore ajya guhinga iwabo, baramuhaye nk'ahantu cyangwa baramuhaye nk'isambu ahingamo. Nuko umugore aravuga ati rero ndagiye kandi ndatwara umwana wanjye. Umugabo ati reka kazigaho, urajyana umwana uransiga nganjye nyine, uzagenda umare icyumweru, umare ibyumweru 2, uransiga nyine, nta n'ikirungu n'iki byose, urabona ni ruzamariro gatoya. Ati ndakuze wa mugabo, ati umugabo wanjye, ati ndakuze rwose,
ati ntibishoboka ntabwo nagusigira umwana reka wanjye. Ati reka nabi ati nta kibazo rwose, ariko nawe uzagerageze kubanguka, tereka nawe urabizi ati ko ibintu biba bikaze n'iki byose, ariko nawe mba nanagukeneye n'iki. Nuko umugore aragenda agera iwabo, kwa kundi rero abana barimo bakina nyine mu rugo, kwa kundi nyine bakina ibi by'imifuniko y'ikironi, ibi bigezweho icyo gihe nyine haragezweho gukina amabiya iki. Nuko mu gihe akana kari gukina amabiya n'abandi kaba kicaye nabi, nanone murabizi ko mu minsi yashize ubu iterambere ryararyoshye, abana bose aravuka akamenya kwambara neza, umubyeyi aramenya kwambika umwana akenda k'imbere iki. Nuko ako kana rero ntabwo kari kambaye umwenda w'imbere, noneho se arakitegereza cyane uko kicaye nabi, arimyoza arakabwira ati aguruka aho ngaho. N'umujinya mwinshi akana karahaguruka karagenda kajya gukina n'abandi, mu kanya karongera karateshuka karongera akicara nabi, arakitegereza akabwira ati ariko shati ntaba nyoko haguruka aho ngaho. Akana karahaguruka kababaye karagenda kajya gukina n'ubundi, ariko mu yindi saha nanone karongera kaza kongera akicara nabi, kamwicara akicara nabi, arakitegereza cyane, akabwira ati ariko mwana we kuko k'abantu batumva igihe nakubwiriye ko utagomba kunyicara imbere n'iryarati, ariko ntaba nyoko. Ari imyoza cyane, akana karababara karavuga gati ariko se kuki papa, cyane ko kari kanakumbuye nyina, kamukumbuye cyane, kifuza kuba kanamubona, n'iminsi yarishize ari myinshi katamubona n'iki. Nuko inshuti bakunzi bacu hano kuri Sun TV Rwanda, uko byaje kugenda, kana kaje kwifata karagenda kajya mu nzu, kabwira se ariko ati papa ati ngwino nkubwire. Isaraza aramugata ariko papa ati kuki kuva kare kose wagumye umbwira ngo ntaba nyoko, ati nukubera iki, ati kuki wagumye umbwira ririya jambo. Ati byoresha mwana wanjye, ati oshi genda we byihorera, ati genda ajya kwikinana n'abandi bana, ati byihorera nyine nuko nta kundi. Atari ko wambwiye impamvu papa, ati wambwiye impamvu rwose. Nuko umusaza aramugata ariko undi urashaka kumenya iki wa mwana we, nawe ko wambereye ubundi, kandi wa mwana we iryo uzankorera nzaryikoreza umutwe n'amaguru n'amaboko n'amaguru. Ati wa mwana. Nuko kana karamubwira ati papa mbwira rwose, ati mbwira nta kibazo. Nuko uhora uzi wumve kamenabanga. Ise arakabwira ati ngwino njya kukubwira, akajyana ku gitanda, akajyanye ku gitanda. Ubwo ngubwo nyine aragakorera ibyo agakorera, cyane ko bitanashoboka urabona umwana w'imyaka 5 ku mubyeyi mukuru wenda w'imyaka nka 37 gutyo, yari akiri mutoya nyine, urumva ko yari agifite amaraso ashyushye n'iki. Ubwo wagerageza ibyagerageza byanga byakunda, uko bisa kose ntabwo byamukundiye nta nubwo byamuhiriye. Nuko umugabo wawe mu minsi nk'ibiri umugore abaraje, umugore ahageze araza aramuhobera ati nari ngukumbuye, ati yewe ati kayitesi w'amabukwe rica, aramuhobera barishimana bagubwa neza bagwana mu nda. Nuko baza kwicara rero bari ku meza barimo barya amateke n'ibishyimbo n'imboga. Akana barimo baganira nyine bishimanye, akana gaterura ikiganiro kati mama rero ati reka nkubwire, ati nyakubwira rero, ati ukuntu rero byagenze, ati baragiye rero maze iminsi 2, ati ubwangubwa, ati papayi aratangira arambwira ngese ngo ubwangubwa ngo n'abandi gukina n'abandi bana, ngo papa agatangira ngo ntaba nyoko, ngo mva se kandi ngo mva ko wa mwana we ngo fata iteke. Makana kakari igiteke kakarimara katubwo rero ati papa ati
wa mwana w'ibyo wa mwana uza hari inkorera narabikubwiye wanga kumva ati fata irindi teke uti fata iteke dore fata iteke urye dore inzara yawe kari umunsi nawe ko bambereye nuko kakora igiteke kakarimara nabo bagakomeza bakarya atari ko ni mwari murahari ko ati mu rugo bari baraho nuko iteke karimaze akana kati katubwo rero papaye rero ati umugabo atari ko wa mwana we dore ko wasaze dore ko wapfutse ati fata iteke urye ati fata iteke nuko umugore atari ko waretse umwana akanyibwirira rwose ko ntacyo bigutwara waretse ati wa mugore we reka umwana abashonje ati nzaraba amaranye iminsi abadaherukana nyina n'iki ati sha nuko nyine nakunda aragaterura akana kuzuriza isahani amateke akajyana hanze n'imboga ati inzara yawe ndayizi akajyana hanze akagejeje hanze nuko agaterekera y'ibiryo karabirya baragaruka baraganira karimaze karagaruka katubwo rero mamayi ati papa iragatangira akambwira ngo ntabanyoko ngo ariko wa mwana wiryo uzankorera nzaryikoreza umutwe n'amaboko n'amaguru umubiri wose wa mwana we inzara yawe ntishira atari kundi waretse umwana wanjye akambwira barabishwaniye hafi no gutangira kurwana ati umwana wanjye mureke ambwire umwana wanjye agomba kumbwira kuki umubuza kumbwira kuki umutuma atambwira ni ukubera iki reka umwana ambwire ndekera umwana ambwire nuko ubwo atubwo rero papa yabanjyanye ku buriri atajyanye ku buriri none igisaza cyumvisha agiye kubivuga byose yabimazeyo byarangiye neza nta kundi cyabigenza cyavuga ati naranabikoze ati ubundi wagendaga ujya ati wamaze ibyumweru 2 iyo ngiyo atugira ute wenda wasanga atari nabyo kare ariko nibyo kare kagiye kuvuga kuko bisa kose wumvaga ko kari kuganisha kuri bya bintu nuko umugore ararira arapfungana mungati fungo mungamo wanjye muragira ngo ndangire sinanatse gutwara umwana wanjye kanga go munyana nuko guko nyene arababara ariko urukabo ruramubwira ati ninjye utegeka gihe ntuzanyenisha ati nonde munsi ntazananyenishe tijyawe ati ujye ugenda ubanguke n'iki byose birababaje rero nuko nguko urakoze cyane nuko byarangiye jewe ndi Cyogere Ecole Big One Super Artist de Magenshizo tumenyeranye mbahereza umurya w'inanga ariko uyu munsi narigiraga ngo mbaganirire hanyuma rero banywanyi bacu mwebwe mutarakanda subscribe kugira ngo inkuru zacu zigumye zibagereho karindwi kuri ka agenzi ikako